muraho neza, Uwiteka abahire kandi abahe umugisha aho muherereye hose. Nanone tugarutse kwiga ijambo ry'Imana, tugiye gusoma amagambo dusanga muri Yobu igice cya 7 ku murongo wa mbere, ndetse no muri Yohana igice cya 5 ku murongo waho wa mbere kugeza ku wa 9. Reka nanone dusenga Imana. Gitare cy'amahanga, Imana igira neza, turagushimye, izina ryawe icyubahiro. Uradukunda kandi ukatwitaho, nyamara imbere yawe turakiranirwa. Niyo mpamvu kubw'amaraso Kristo amenye ku musaraba, twinginze ngo twambike gukiranuka kwawe, nugaruka tuzishimire gusanganira. Tugirire neza ibyaduhesha ubugingo none, ubiduhane n'abakwiringira ku bwa Yesu. Amen. Muri Yobu igice cya 7 n'umurongo wa mbere niho havuga ngo, mbese umuntu akiri mu isi ntaba afashe igihe mu ntambara, n'iminsi ye si nk'iy'ukorera ibihembo. Yobu yaribazaga ngo mbese umuntu ari ku isi ntaba afashe igihe mu ntambara? Yego, tuba turi mu ntambara koko. Igihe cyose umuntu agihumeka aba ari mu rugamba, urugamba rw'ibibazo bitandukanye, ibibazo by'inzara, ibibazo byo gupfusha, ibibazo byo kubura ibyo turya, ibibazo byo kutumvira ababyeyi, ibibazo byo gusuzugurwa n'imiryango, ibibazo by'indwara zitandukanye ndetse harimo n'izaburiwe imiti, ibibazo by'intambara, ibibazo by'amapfa, ibibazo by'ibiza, ibibazo. Ni ukuvuga ngo umwana w'umuntu ari ku isi aba afashe igihe mu ntambara, kandi intambara uba ugomba kurwana kuva uvutse kugeza ushizemo umwuka. Maze aravuga ngo ahari ubuzima bw'umuntu uri ku isi buba bumeze nk'ubw'umuntu, cyangwa nk'umuntu akorera ibihembo, kubera ko umuntu ukora ibihembo niwe ukora ubutaruhuka. Natwe muri iyi si, uhereye tuvutse kugeza dusinziriye tuvuye muri ubu buzima, bisaba gukora ubutaruhuka. Nyamara ibyo byose umubwiriza yarabyitegereje, aravuga ngo ibyo umuntu aruhira akiri muri iyi si byose bisa no kwiruka inyuma y'umuyaga. Reka turebe uko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana igice cyaho cya 5, twumve icyo hatubwira. Hanyuma aravuga ngo ku murongo waho wa mbere, hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu agiye Yerusalemu, kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu giheburayo cyitwa Betisayida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajyamo, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hanyuma ku murongo wa 5 akavuga ngo, hariho umuntu ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Inshuti zanjye, ntago nzi uburwayi ufite igihe bumaranye, ariko akenshi ibyanditswe byera bivuga uburwayi muri icyo gihe bishobora kuba bwari uburwayi bugaragara, ariko ndagira ngo muri uyu munsi wa none urebe uburwayi waba ufite butuma uyu munsi tudakorera Imana. Dufite uburwayi bw'amashyari, dufite uburwayi bwo kutifuriza abandi ibyiza, dufite uburwayi bw'inarijye, dufite uburwayi bw'ubujura, dufite uburwayi bwo kuriganya, dufite uburwayi bwo kwanga abandi, dufite uburwayi bw'ubusambanyi, dufite uburwayi bw'amashyari. Ibyo byose ni indwara zigize gute? Zitwugarije, zituma tudakorera Umuremyi. Sinzi iyo ndwara yawe igihe uyimaranye, ariko Bibiliya itubwiye neza ko uyu we ubumuga bwo kutagenda bw'umubiri yarabumaranye imyaka 38. Mu myaka umaze
ikibazo ufite wowe n'umutimanama wawe urakizi. Ntabwo nzi neza imyaka ukimaranye, ariko uyu we yarabimaranye imyaka 38. Hanyuma ngo yari ari ku kidendezi ategereje ko amazi yihinduriza ngo bamujugunyemo akire. Ku murongo waho wa 6 akavuga ngo Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Uyu mwanya nawe Yesu arakubaza ngo mbese urashaka gukira? Urashaka gukira ubujura? Urashaka gukira ubwibone? Urashaka gukira kuriganya? Urashaka gushyira ishyari? Urashaka gukira kugambana? Urashaka gukira ubusambanyi? Urashaka gukira ibintu byinshi byatunaniye kureka? Yesu uyu munsi atubaza ngo mbese urashaka gukira? Umva uko umurwayi yamusubije. Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije nkiza, undi antanga kumanukamo. Ahari njye nawe tujya dutanga inzitwazo ko tutareka iki n'iki kubera impamvu iyi n'iyi. Urumva uyu murwayi nawe yarabajwe ko ashaka gukira, aho gusubiza yego atanga gutangira impamvu zituma ahari atabasha gukira, kandi ntiyari azi icyo Yesu agamije kumukorera. Inshuti yanjye, muvandimwe nkurikiye muri uyu mwanya, ndakwingingira kugira ngo ukureho impamvu izo ari zo zose zituma utakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, kugira ngo umwemerere ature mu mutima wawe. Ibyo byose bikubuza gukorera umwami abashe kubyirukanamo, bityo ubashe kuba icyaremwe gishya. Hanyuma ku murongo wa 8 Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya nitwemera kuba imbere ya Yesu, tukamubwira ibyacu byose, tukamwereka intege nke zacu, yiteguye kutubabarira ibyo byose byatubase. Ibyo biyobyabwenge wananiwe kureka, Yesu Kristo abifitiye igisubizo. Ubwo bujura bwakunaniye kureka, Yesu Kristo abufitiye igisubizo. Iyo narijye, Yesu Kristo abifitiye igisubizo. Ishyari uhora ugirira abandi rituma nawe gutera imbere byaranze, inshuti yanjye, Yesu Kristo abifitiye igisubizo. Niwemera gukingura umutima wawe ukamutuzamo, ibyo byose azabyirukana mu bugingo bwawe. Ndagira ngo rero nkumenyeshe ko urugendo rwa gikristo atari urugendo rw'umunezero, ahubwo ni urugendo rwo guhangana n'ibirushya, maze twamara kubitsinda tukazahabwa ubugingo buhoraho. Inshuti yanjye, we wakiriye umwami Yesu Kristo nk'umukiza wawe, ndakwinginze ngo muri uyu mwanya ukomeze kwihangana, ukomeze kurwana n'ibikurwanya, kugira ngo numara kwemerwa uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Nawe utaramwakira, ndakurarikira kwemerera Kristo gutura mu bugingo bwawe, kugira ngo adushoboze gukora ibyo gukiranuka kubwa Yesu umwami wacu. Amen.